murishuka nta mahoro muzabonera mu byaha. Amafaranga twayashaka mu bundi buryo butarimo gukiranuka, ariko nta mahoro muzabona. Wasambana ukibesha ko winejereje umunsi umwe, ariko nejo ugasigara mu byaha byawe cyangwa no mu miruho yawe. Imana yonyine niyo itanga amahoro. Abantu barishuka bagenda barapfuye, ariko Kristo ari hano kugira ngo aguhe ubugingo, ari hano kugira ngo aguhe ubuzima. Tukiri mu by'ubu buzima tujya tumuboneramo amahoro, tukiri mu by'ubu buzima tujya tumuboneramo ibyishimo, ariko nta byishimo ku munyabyaha, niko Uwiteka avuga. Nta n'amahoro. Ibyaha birica, byica n'umubiri, ariko kandi bikica n'ubugingo. Ndagira ngo nkubwire, ntutinye amaso y'aba bantu, tinya uwica ubugingo akica n'umubiri. Uwica ubugingo akica n'umubiri ni Imana yo gutinywa. Nta muntu azi ibiri mu mutima wawe, nta muntu azi imigambi iri mu mutima wawe, ariko Imana ntihishwa. Imana ibireba nk'ibitwikuruwe, ibyo ukora mu mwijima Imana irabizi. Bajya bavuga ngo tous les jours ne sont pas dimanche. Iminsi yose ntabwo ari myiza, iminsi yose ntabwo byera. Muri urugendo ntabwo tugenda ahantu hari bla gusa. Burya hari igihe tunyura no mu misozi, tukanyura no mu mataba, ngo aho hose niko harushya umutima, ngo ariko njya saba Uwiteka ngo kugira ngo afashe, ngo Uwiteka nawe ntatsinda kunyumva, ajya ntabara mu byago n'amakuba bya buri munsi, nkongera ngakomeza urugendo nkabaho. Haleluya! Hamwe n'ibitugerageza, Imana ijya iducira akanzu kavuga ati ihangane ndacyari kumwe nawe, komera ndacyari kumwe nawe, ntutinye ndi kumwe nawe. Ntutinye ihoraho y'Imana, kugira ngo twebwe abamenye Imana tudakuka umutima nk'aba bandi badafite ibyiringiro, ahubwo tumenye ko hari Kristo watuneshereje kandi azadutabara, azaduserukaho mu gihe gikwiriye. Ariko bitaranakemuka, ijya iducira akanzu, itaranakemuka iduha uburyo bwo kuba mu kigeragezo kandi ntikitwice. Haleluya! Bwira mugenzi wawe uti numva ufite ikigeragezo humura ntuzapfa. Ariko se ninde atanagifite? Ni mu ndebe muzi icyanjye. Bwira mugenzi wawe turazi icyanjye, we ntacyo ufite. Amasaha nyine ntabwo yabyemera ko tuburudika bene uko. Mwihangane duhagarare maze twakira umwigisha uyu munsi. Ni mama Bishop umwigisha wacu, ndagira ngo atambuke zabe Pastor Gasana n'ubundi yigira imbere amusengera Imana. Tubakira abakozi b'Imana dukomera Imana amashyi, tujye twishimira abakozi b'Imana. Ayo mashyi rwose tuyongere twakira abakozi b'Imana. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga Imana, ariko nk'uko umushumba mukuru yarabivuze, mu mutima wawe uce bugufi, wakire kubaho kw'Imana, presence y'Imana, wakire imbaraga z'Imana, wakire umugisha Imana yakugeneye muri kano kanya. Ijambo ry'Imana rigiye kuvuga, Imana irabirimo kuvuga. Uyu ni igikoresho cy'Imana. Imana yashimye ko imunyurizamo amagambo yayo uyu munsi, ariko niyo iza kuba irimo kwivugira kugira ngo uhabwe umugisha nayo mu izina rya Yesu. Rero reka tuzamure ibiganza byacu tuyisenge tuyinginga ngo Mana turagukeneye, uyu mwanya utangire gukora bya bindi byose twaje dushaka, tubitahane mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose, data wa twese, uhoraho icyubahiro ni icyawe. Uyu mwanya twongeye kukuzamurira icyubahiro
mu cyubahiro cyawe uganjemo, mu budahangarwa bwawe, mu bukuru bwawe, mu gukomera kwawe, tugucire bugufi kuko uri Imana yo kwiringirwa no kwizerwa. Uyu ni umwanya wo kubahwa, ni umwanya udasanzwe ugiye kutugaburira ibyo kurya by'ubugingo nyiringabo Imana. Natwe turavuga ngo dufite inzara, dukeneye yuko uyihaza, dukeneye yuko Imana ishobora byose tushira iyo nzara binyuze mu ijambo ryawe. Rero uyu mwanya reka umanuke, reka ugaragare, reka ukore, reka uvuge tukumve, uzibura amatwi yacu, ay'umutima n'ay'umubiri byose byumve, mu izina ry'uwatombewe Yesu. Mwanya iteraniro riri imbere yawe, data niwe wabararitse kugira ngo ubashe kuvugana nabo, kugira ngo ugire icyo ukora kandi ugikomeze nk'uko wabyivugiye mu ijambo ryawe. Buri wese yaje agutegereje, buri wese yaje agushaka, buri wese yaje akwiringiye, kandi ndizera ntashidikanya Mana yuko ntawe wararika ngo atahamara masa, agomba gutahana data wa twese impano wamugeneye. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, umukozi wagiye gutangira kuvuga avugishijwe nawe, ariko ubwoko bwawe buragutegereje. Reka uyu mwanya rero Mana ukora ibitangaza, imisozi ikurwaho, indwara zikire, ibibazo bikurwaho mu izina rya Yesu Kristo. Ubukonje bumveho, abarangaye mwami wanjye data kubera iyi si n'ibiyirimo byose ndetse n'ibibakurura, uyu mwanya mu izina rya Yesu wongere kububaka, bubakike, bave hano bishimye kandi bitera hejuru Mana. Ngo uyu mukozi wawe rero washimye yuko Nyagasani uyu munsi nawe b'igikoresho cyawe mwami usanzwe umukoresha, amavuta yawe wayamusutseho, ariko twongeye kumwerekezaho ibiganza, tumusengera mu izina rya Yesu ngo atangire kuvuga avugishijwe nawe, ahanure nk'uko wabitegetse, kandi imbaraga zawe zimubeho cyane, kugira ngo imbaraga zivuye mu ijambo zihindure benshi, kandi bose baheshe izina ryawe icyubahiro. Urakoze ko bikoze, tugukomeye amashyi dukura ubwacu mu izina rya Yesu, amen. Amen. Bana ibaha umugisha, Imana iguha umugisha pastor wasengeye, Imana iha umugisha n'abandi bose basengeye rino teraniro. Imana iha umugisha umushumba wacu, yemeye ko umunsi nk'uyu Imana inyurizamo ibyo yagambiriye ku bwoko bwayo. Turamushimira, Imana imuha umugisha. Imana iha umugisha namwe mwararitswe n'umwuka wera w'Imana, mukaza kuri uyu munsi kugira ngo dusangire ibyo data yateguye. Haleluya, haleluya. Mbese mwiriwe neza? Amahoro y'Imana nabane namwe, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma ndababwira icyo data yashyize ku mutima wanjye. Reka n'ubundi Revera mfashe azi gusoma neza Ikinyarwanda, asomere mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 10 murongo wa 12 na 13. Dusome. Nuko rero wibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Amen. Amen. Hanyuma urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ibice 12 murongo wa 15 na 17 kugeza kuri 17. 15 wenda hera kuri 14. Baheburayo 12:14. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana. Kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu, waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe, kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashaka kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Amen. Amen. Haleluya.
ndagira ngo mufunge Bibiliya zanyu hanyuma mundebe tuganira amagambo Uwiteka yashyize ku mutima wanjye, kandi ndabizi neza ko ari ifunguro ridukwiriye uyu munsi. Teme y'iri jambo cyangwa umutwe waryo, icyo Imana yantumye ni ukubabwira ngo uhagaze yirinda atagwa. Haleluya, haleluya. Aya masaha ndayazi ajya agora benshi, agashyuhe kaba kabaye kenshi, benshi bagatangira gusinzira, ariko ndabinginga mu izina ry'umwami wanjye Yesu kugira ngo mube maso, kugira ngo Uwiteka abone uko abamurikira. Amena. Aya magambo aroroshye kuyavuga nyuma yo gushima ko umukozi w'Imana avuye muri Amerika. Ndababwiye ngo uhagaze yirinde atagwa. Biroroshye cyane, biranyorohera kubibabwira, kuko ishimwe amaze gushima anababwira icyo Imana yakoze muri Afurika cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa na hano twicaye kuri uyu munsi. Ntabwo ari uko ari amatorero yabo atari afite abantu, ahubwo baraguye bava mu byizerwa, bimura Imana, bimika Satani, bimura Imana, bakorera izindi mana zidahesha ubugingo. Rero natwe tutirinze mu myaka, ushobora kuba atari uyu mwaka, mu myaka iza, kuko ukurikije uko isi yihuta, uko isi imeze, ibiyiriho, ibyo tubonesha amaso yacu, natwe twazasanga tumeze nkabo. Kubera iki? Ibihugu by'i Burayi nibyo byazanye ubutumwa bwiza muri Afurika, ariko nimba hari ibihugu biri mu bihe by'ubuhenebere, nubwo natwe hari ubwo tubona nibo nk'uko yabibabwiye. Rero ndagira ngo umuntu wese yumva kandi akemera ko ahagaze, ndagira ngo mbabwire ngo mwirinde mutagwa kuko bishoboka. Haleluya. Uku kwirinda Bibiliya ivuga, cyangwa uku kugwa gusobanura iki? Ngo mwirinde mutagwa. Indirimbo abaririmbyi baririmbye mu gitondo cyangwa se batangiriyeho worship team Boanegis, yavuze ngo yaratuzuye, ngo maze aratuneshereza. Kuzuka ivuga cyangwa baririmba ni ukuhe? Nuko Imana yazuye ubugingo bwacu bwari bupfuye kubw'ibyaha, aratuneshereza, aradutsindishiriza kubwo kwizera Kristo wabambwe. Tuba bazima, tubana bazima nawe, ariko twari dupfuye kubw'ibyaha. Uhagaze rero yirinde atagwa. Kugwa rero biravuga iki? Birumvikana, ni ugupfa mu bugingo. Yobu yigeze ashima Imana, aravuga ngo ndashima Imana kuko ubugingo bwanjye ari buzima, binyereka ko nzabona Imana. Haleluya. Yari ari mu bigeragezo, ariko arahamya ati nubwo ndi mu bigeragezo,
ubugingo bwanjye ndemeza bwo ko ari buzima, ibyo bizampesha kubona Imana, cyangwa ubugingo bwawe bukaba ari buzima muri iki gitondo. Urupfu ruzanwa n'ibintu byinshi. Umwana w'umuntu Imana yaremye afite uyu mubiri w'inyuma, afite n'ubugingo buzabona Imana, ari bwo wenda turi buvugeho cyane cyane. Uyu mubiri w'inyuma ufite ibiwica, iyo ubimenye urabyirinda. N'indwara nubwo zigenda zitugeraho, ariko hari izo tubasha kwirinda, tukazirinda. Wenda ukareka kurya ibyica, ntiwanywa aside uzi ko yica, urarya kuko amagara aramirwa, utariye wapfa, utanyoye wapfa, urarya ukabaho, ukarya ibitunga umubiri byose. Niyo mpamvu muhindura ababishoboye, ariko n'ubundi n'abandi Imana iriyaranja muri bya bindi byose mugenda murya, harimo intungamubiri zigiye zitandukanye kugira ngo uyu mubiri ubeho. Ariko iyo utabonye ibiwutunga, iyo uhuye n'izo ndwara, akenshi ushobora no gupfa ufite ikiwishe. Niko bimeze rero n'iby'ubu bugingo. Ubu bugingo bwacu utabubereye maso, utirinze, biroroshye kugwa, biroroshye kuva mu byizerwa, biroroshye kuba wicaye hano abantu bakubona bagira ngo uzi Imana, bagira ngo ufite agakiza, kandi ntako ufite. Kuko twebwe tureba ibiboneka, tureba iby'inyuma, ariko Imana yo ireba mu mutima, iratuzi, iradusobanukiwe. Haleluya! Iratuzi, iradusobanukiwe. Twicwa rero n'iki? Igituma tugwa n'iki? Ijambo ry'Imana twatangiriyeho muri uru rwandiko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, yarababwiye ati uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Yarabibabwiriye iki? Nuko yashakaga ko Abisirayeli batubera akabarore, yuko nabo bimuye Imana, barabonye imirimo yayo, yarabacanye mu nyanja ikabambutsa, ikabatungisha manu ivuye mu ijuru, ikabaha amazi avuye muri cya gitare ari cyo Kristo, kandi wagendanaga nabo iteka ryose. Imana ikabatunga mu bumana bwayo, ikabana nabo mu makuba no mu byago, bakagenda babona ibitangaza bituruka ku Mana yonyine, ariko bageraho bakibagirwa. Kwibagirwa k'umwana w'umuntu biroroshye cyane. Bari bayizi, bari bazi ko Imana yacu yera, kandi hari ibyo yari yarababujije, ariko babirenzeho. Igihe kimwe bishoye mu busambanyi, Imana irarakara. Bari muri urwo rugendo, hapfa 23,000 umunsi umwe gusa. Barayimura, basenga ibigirwamana, barayivovotera. Ndagira ngo mumpe amazi. Barayivovotera.
Imana irarakara, yohereza inzoka zifite ubusagwe bwica. Benshi bagwa muri ubwo butayu, ariko Mose atakambira Uwiteka, aramubwira ati buka ko ari weho wakuye buno bwoko muri Egiputa, ndakwinginze tubabarire. Imana yumva gusenga kwa Mose no gusaba kwe, iramubwira ati cura inzoka mu muringa, uyimanike ku giti, uyireba ntabwo yongera gupfa, ntabwo ari bupfe, arabaho. Igitangaje, bamwe barayirebye, abandi ntibayireba kandi bari gupfa. Amatwi ari mu rupfu ntabwo ajya yumva. Abarebye kuri ya nzoka Mose yacuze iri kuri cya giti barakize bose, ariko kandi bifite n'icyo byasobanuraga. Byasobanuraga ko Kristo azaza, twamuhanga amaso ari ku musaraba, tugakira ibyaha bitugendamo, kandi icyaha kirica, ariko Kristo yazanye ubuntu bwe, yazanye ubugingo kugira ngo twebwe bari bapfuye kubw'ibyaha tubone kubaho. Kuri Kristo wenyine niwe duhanga amaso tukabasha gukira, ariko utamureba, udafite uwo mwana nta bugingo. Imana itubabarire cyane. Baramubona, barayireba, barakira, ariko bakomeza gukora. Bakomeza gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Muri iri jambo umurongo wa 12, Pawulo yarababwiraga ati nuko rero uwibwira ko ahagaze, nimba basogokuruza banyu byaragenze kuriya kandi barabonye Imana yarababatirije mu nyanja itukura, yarabahaye Imana ikabaha ibyo kunywa, ikabaha amazi avuye muri cya gitare, ikababera inkingi y'umuriro, ariko bakanga bakabyibagirwa. Ati bibabera kabarore, mwirinde nimba muhagaze mutazagwa. Mu bigusha abantu harimo n'ibigeragezo. Niyo mpamvu yavuze ngo nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Ntufite icyo wakwireguza, ntiwavuga ngo ikigeragezo cyananiye none mvuye mu gakiza cyangwa mvuye mu Mana, kuko hirya yawe hari umuturanyi uturanye nacyo, hirya yawe hari abandi bakibanje ariko baranesheje. Nta mpamvu yo gutsindwa ku rugamba, nimuhagarare mushikame. Nta kigerageza umuntu wese yisangije ni rusange mu bantu. Haleluya! Ibikugerageza bigerageje n'abandi. Ushobora kuba uri mu bushomeri uyu munsi, ubu duhagurukije abashomeri wasanga hafi wenda 3 bya 5 ari abashomeri. Duhagurukije abashonje batagira amafaranga yo kwishyura inzu, wasanga ari benshi aka kanya. Ariko ibyo byose uri kugerageza ntibiguhesha uburenganzira bwo kuva ku Mana, bwo guhinduka, bwo kujya mu byaha, kuko Imana niyo kwiringirwa. Ahubwo hamwe n'ibitugerageza, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ijye ducira kanzu kugira ngo tubashe kubona uko tubibamo, uko tubyihanganira. Haleluya! Ndagira ngo mbabwire ngo iyaba Imana itaraciye akanzu, nta muntu n'umwe mwese
twese twicaye hano nta muntu n'umwe yaba ari hano bwira mugenzi wawe uti nuko yaciye akanzu. Haleluya. Ninde taciriye akanzu? Bajya bavuga ngo tous les jours ne sont pas dimanche. Iminsi yose ntabwo ari myiza, iminsi yose ntabwo byera. Muri urugendo ntabwo tugenda ahantu hari bla gusa, burya hari igihe tunyura no mu misozi, tukanyura no mu mataba, ngo aho hose niko harushya umutima, ngo ariko njya saba Uwiteka ngo kugira ngo afashe, ngo Uwiteka nawe ntatsinda kunyumva, ajya ntabara mu byago n'amakuba bya buri munsi, nkongera ngakomeza urugendo nkabaho. Haleluya. Hamwe n'ibitugerageza Imana igiducira akanzu kavuga ati ihangane ndacyari kumwe nawe, komera ndacyari kumwe nawe, ntutinye ndi kumwe nawe, ntutinye ihoraho y'Imana, kugira ngo twebwe abamenye Imana tudakuka umutima nk'aba bandi badafite ibyiringiro, ahubwo tumenye ko hari Kristo watuneshereje kandi azadutabara, azaduserukaho mu gihe gikwiriye. Ariko bitaranakemuka, igiducira akanzu itaranakemuka, iduha uburyo bwo kuba mu kigeragezo kandi ntikitwice. Haleluya. Bwira mugenzi wawe uti numva ufite ikigeragezo humura ntuzapfa. Ariko se ninde atanagifite? Ni mu ndebe muzi icyanjye. Bwira mugenzi wawe turazi icyanjye, we ntacyo ufite. Reka mbabwire, ibigeragezo, umuririmbyi yaravuze ngo ibigeragezo bitabayeho ngo ntiwamenya kuri. Reka da, impamvu ibigeragezo bibaho, impamvu siruta abantu bamenye Imana tugeragezwa no gusumba abandi, nuko dutuye mu isi itari iyacu. Twebwe turi abagenzi n'abimukira. Haleluya. Turi abagenzi banyura mu isi, ariko igihugu cy'iwacu ni mu ijuru. Destination yacu ni igihugu cyo mu ijuru. Ariko Imana yashimye ko duca muri iyi si kugira ngo tuhakorere ikosi, tubasha kwikorera amapeti tugihumeka. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo abasirikare bakorana ikosi, ariko bose ntabwo ariko bafite amaranka amwe, ariko hari abayakorera sha, ariko hari abayambara bayakwiriye, ariko hari abatangirana n'abandi, umwe akaguma ari kaporari, undi akazaba generali, biterwa n'aho yanyuze, biterwa n'udutendo yakoze, biterwa n'uburyo yarwanye, biterwa n'uko yitwaye mu ntambara. Turi abasirikare ku rugamba. Haleluya. Yakivuze umukozi w'Imana. Turi batayo yo mu ijuru, wenda zigiye zitandukanye, ariko icyo nakubwira ngo nuko turi abasirikare, kandi noneho ntituri abasirikare bari mu gihe cy'amahoro. Haleluya. Shira ukuboko hejuru ndebe, abasinziriye mbarebe, turebe ko twakanguka. Haleluya. Turi abasirikare bari gukorera mu gihe cy'intambara. Dufite urugamba turi kurwana muri ubu buzima. Umuririmbyi yaravuze ngo kwa data honyine niho hasendereye amahoro, ariko turi muri iyi si tuzarwana kugeza tugeze iyo tujya. Guma mu ntambara, kweta inkweto, komera, avance, endereya, genda jya imbere. Ibihembo birahari ku basirikare banesheje, ibihembo birahari, amapeti arahari, birahari. Data ari kubitegura. Komeza, nubwo bikurya, nubwo biguhanda, nubwo bikuriza, ariko ndagira ngo ntuzabipfiramo.
neza imibabaro y'iyi si, imibabaro y'iki imibabaro tunyuramo yose ntabwo ikwiriye kugereranywa n'ubwiza twebwe tuzambikwa n'ibyo twateguriwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye muri iki gitabo cy'Abaheburayo, hatubwiye ngo tugire umwete wo kugira gute, ngo niba bikunda ku rwacu ruhande tubane n'abantu bose amahoro. Haleluya, haleluya. Baza mugenzi wawe umubaze, tubana amahoro? Oya, ubu reba baririmbye, ngiye kubareba, ngiye kubatumbira. Ubu hari nk'umuntu bagira gutya bagatera, yagira Imana ati uriya hagarara hariya ntituzahura, kandi muri korari imwe. Gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe udakunda ntabwo azabona Imana. Imana ni urukundo, abafite Imana mu mitima yabo bagira n'urukundo, ariko utejejwe ntazabona Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mu bice 12 umurongo wa 15 ngo mwirinde hatagira umuntu agwa akavahe mu byizerwa ariko gupfa. Akava mu byizerwa, mwabyumvise, akava mu buntu bw'Imana, ngo kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukeresa iby'Imana nka Esawu. Gukeresa ibintu by'Imana, gukeresa agakiza k'Imana twabonye. Barokore, abantu benshi baragakeresheje, agakiza gasigaye ari ibintu bisanzwe. Agakiza twagize ngo ni ukuza hano mu rusengero gusa. Agakiza ntitukimenya ko ari imbuto zikerekana. Twitwa ko dukijijwe ariko tugakora n'ibyaha, tukumva bijyanye, tukumva tuzasenga, tukumva bihagije, nyamara ntibikwiriye. Birasaba ko dutungana rwose, tukagenda nk'uko Imana ishaka. Kandi ndakambabwire, ntabwo warinda ikintu utazi agaciro kacyo. Haleluya. Duhereza Imana yacu icyubahiro, tujya tuhereza Imana icyubahiro kugira ngo abasinziriye bakanguke. N'uwicaranye nabo babwira ati yawe usinziriye we, kanguka kugira ngo Kristo abone uko akumurikira. Haleluya. Ntabwo warinda ikintu utazi agaciro kacyo. Abenshi bagira ngo agakiza twahawe nako kuduhesha amazu, nako kuduhesha ibirayi, nako kuduhesha amamodoka, nako kuduhesha bya bindi byose dukennye byo muri iyi si. Ibyo data yabasha kubikora, ariko si nacyo kigamijwe, kuko n'abapagani batasenze barabibona. Ariko icyo tugamije, icyo agakiza Kristo yakaduhereye, ni ukugira ngo tuzabeho iteka, tuzabona ubugingo buhoraho. Tuvuye no muri ubu buzima tuzabona Imana, tujya guhembwa ibyasezeranijwe. Tujya tuvuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana, ngo kubw'ubuntu twarayihawe. Imigisha yo mu gakiza k'Imana tuyihabwa kuko turi mu gakiza, ariko tutari mu gakiza nta migisha yo mu gakiza k'Imana tuzabona. Kuza mu rusengero ntibizatuma duhabwa imigisha yo mu gakiza k'Imana, ahubwo kuba muri Kristo Yesu nibyo bizatuma duhabwa imigisha yo mu gakiza k'Imana. Ibyica ni byinshi. Wirinde utagwa, wirinde iby'iki gihe, wirinde kwisanisha n'ab'iki gihe, wirinde ku byo wumva, wirinde ku byo urebe ko bitagukura mu buntu bw'Imana. Hari abazana amagambo y'agakiza, hari abandi bazana amagambo yo kwica.
abantu turi beza ariko kandi tujya tuba na babi. Umuntu ashobora kukwangiza, umuntu ashobora kuba kubikiye amagambo yica gusa, ariko kandi hariho n'abafite amagambo akiza. Haleluya! Umugabo w'Imana yitwa Koroneliyo yigeze gutuma kuri Petero Yopa, ngo yari umuntu yagiraga ubuntu bwinshi kandi yubahaga Imana agasenga ubudasiba, ariko hari ikintu atari afite. Yari umunyamahanga wubaha Imana, yari umunyedini, ariko ntabwo yari azi Kristo. Ariko kuko Imana ireba mu mitima yacu, ikamenya abayikunda, ikamenya abayishaka, byabaye ngombwa yuko igenderera Petero ikamubwira ati ejo hari umuntu azaza hano, uzabemerere muzajyane, kuko Imana ikunda abayikunda. Muzatangara mubona bamutigeze kumenya, aba mwasuzuguraga, aba mutazi ko, aba mukeka ko badafite agakiza, ari bo badutanze mu ijuru, twebwe twicaye ku idini ngo turi abarokore. Muzatangara. Yari umunyedini, ntiyari umuyuda, baranenanaga, ariko kubera gushaka Imana, kubera gusenga ubudasiba, Imana iramubwira ati ngiye kukohereza Petero, azakubwira amagambo azagukizanya n'abo mu rugo rwawe. Uzi ko hari umuntu avuga amagambo meza akaba yagukiza sha, agakiza umutima wawe, agakiza urugo rwawe, agakiza akazi kawe, agakiza ibitekerezo byawe. Amagambo meza uzi ko ajya derivura umuntu. Bwira mugenzi wawe uzitoze kuvuga amagambo meza, uzajya uvuga amagambo meza. Hari abantu bavuga amagambo mabi, hari abantu bavuga amagambo mabi. Ntabwo murababona, ntabwo mwabumvise. Amagambo mabi ni bene wabo na Satani, aturuka kwa Satani, kandi nta na hamwe amagambo mabi yemewe. Nimba uri kuvuga ukumva aya magambo, ugenda uyakomeze no mu rugo rwawe, uyakomeze no mu kazi kawe, uvuga neza mu kazi kawe, uvuga neza mu rugo rwawe, uvuga neza ku mugore wawe, uvuga neza ku mugabo wawe, uvuga neza ku bana bawe, kuko nta waremewe kubwirwa nabi. Icyo kintu murakizi? Nta waremewe kubwirwa nabi, kandi ijambo ribi ribabaza umutima. Niko bimeze. Ijambo ribi ntabwo ribabaza umutima, ntabwo ryica ubugingo. Aramubwira ati azakubwiraho amagambo meza azagukizanya n'abo mu rugo rwawe. Ayoberwa amagambo azamubwira. Petero araza, kuko Imana yari yamubwiye ngo naguhamagara ugende, ariko ntiyarazi icyo ari buvuge. Ahageze Koroneliyo aramubwira ati Imana yambwiye ngo ngutumire, ufite amagambo yawe. Petero aratangara, aravuga ati ese ndavuga yawe? Jya amagambo anyuzuye ko aramwe, genda avuga Kristo, genda ashaka kukubwira Kristo. Kristo wavuye mu ijuru agaca mu nda y'umugore, agahinduka umuntu, akaza kudukiza. Uwo twarabanye, Imana yamushyizeho umwuka wayo, imwambika imbaraga, yagiye akiza abantu ibyaha, yagiye akiza indwara. Uwo niwe nabonye, ariko baramwishe baramubamba, none ariko yarazutse. Twaramubonye azutse, yaratubwiye twaramubonye. Uwo yaratubwiye ngo tugende duhamirize amahanga, tubabwira ko ari we mwami w'abami, tubabwira ko ari we mucamanza w'ukuri, umucamanza w'abazima kandi n'umucamanza w'abapfuye. Tuvuga ko ari we utanga ubugingo, kandi tuvuga ko ari we abonerwamo ubugingo. Uwo ni Kristo jya bafite mvuga, uwo ni we nababwira, uwo ni we, nta yandi magambo mfite. Ndavuga Kristo wazutse, ndavuga Kristo wanesheje, ndavuga Kristo watubatuye, ndavuga Kristo
izindi ndimi. Uko bari baje n'abashyitsi yari yahamagaye ngo bose batangira kuvuga izindi ndimi bababwiye Kristo. Ujya umuvuga, ujya uvuga amagambo ya Kristo, ujya uvuga icyamuzanye, ujya umuvuga ineza ye, ujya uvuga ubuntu yakugiriye, ujya uvuga uwo ari we. Buzura umwuka wera. Niho Petero yavuze ati umva, jyewe ndatangaye, sinagombaga kuza kuko jyewe ndi umuyuda kandi murabizi ko tunenana, ariko Imana yanyemeje kuza. Ariko mbarebye ubu noneho menya yuko Imana yacu itarobanura ku butoni. Uyubashye wese agakora ibyo gukiranuka, uwo Imana iramwemera. Abwira abo bari bari kumwe atababatijwe muri uyu mwuka, ninde wabima amazi ati nimuze tubajyane tujya kubabatiza, kuko Imana yabahaye igikomeye, kuko Imana yabahaye ku mwuka wayo. Ntabwo ari twebwe twabima amazi ngo babatizwe kugira ngo basohoze gukiranuka kose. Haleluya! Barabajyanye, barabatijwe, buzuye n'umwuka wera. Aho icyo nari mushatse kuvuga ni igiki? Amagambo meza arakiza, amagambo meza atanga ihumure, amagambo meza azana ubuzima, azana ubuzima. Ariko kandi hari n'amagambo yica, hari amagambo mabi. Ibyo umira, ibyo urya, nibyo bigukiza cyangwa nibyo bikwica. Navuze ngo muri ubu buzima bwa none, muri uyu mubiri twambaye, tujya turya tukanywa. Iyo twiyirije barokore, tumara iminsi, wenda ukamara iminsi 3 utarya ikintu na kimwe, uyirangiza wumva wahwereye utagenda na hariya, nta mirimo washobora. Ushaka utekereza ute nimba utarya umutsima utera imbaraga, ko hari icyo washobora gukora mu by'ubu bwami? Ntabwo byakunda. Ubugingo bw'abantu benshi bwarapfuye, bwarasinziriye, kuko budafite ibibutunga. Bahindutse abanyedini, baricaraha, baza kurya ifunguro ryo ku cyumweru. Nyamara dukwiriye kurya amagambo menshi, dukwiriye kurya kenshi kugira ngo tugire ubugingo buzima. Haleluya! Kuko Imana itubwira ngo ishaka ko dukura tukagera ku kigero gikwiriye cya Kristo Yesu, cy'igihagararo cya Kristo Yesu. No kugira ngo tudateraganwa n'imiyaga iyo ari yo yose, n'inyigisho z'ibinyoma, n'amagambo apfuye abasha kukwica. Ariko iyo wariye, iyo ukomeye, iyo ushikamye, iyo wakuze utakiri wa mwana wo hasi baramiza amata, urahagarara no ku munsi mubi ugakomera. Nta cyabasha kugukura mu gakiza k'Imana. Icyo ni cyo Uwiteka ashaka. Arashaka ko dukura, arashaka ko duhinduka abigishwa be b'ukuri, natwe tukagenda tukavuga ibyo twamenye. Haleluya! Petero yamenye Kristo, arangije ajya kumuvuga, abandi barakira. We wavuga iki? We wamubwiye bande? Ese ubundi uramuzi? Ese ubundi wamuvuga uti? Ese ubundi ufite ayahe magambo bazayakuvugira? Ariko ayawe ni ayahe? Ndagira ngo bakurokore, twirinde ibyashyikiye abandi natwe bitazadushikira. Biroroshye kugwa mu busambanyi, biroroshye kugwa mu businzi, biroroshye kugwa mu kintu icyo ari cyo cyose, kuko twabonye abandi baguye. Nta kintu rero uremyemo kitari uyu mubiri woroshye, wagwa nk'uko abandi baguye. Twabonye abuzuye umwuka wera, batirinze bakava mu byizerwa.
twabonye abavuze ubutumwa bwiza n'abahagaze aha mpagaze baguye bakava mu byizerwa. weho uriyita nde nudahagarara ngo ushikame mu byo wizeye uzahinyuka, ariko nukomera ugatumbira Kristo wenyine banze ryo kwizera uzakomera kandi uzakomeza muri uru rugendo, uzabona Imana kandi uzatsindishirizwa, kuko dutsindishiriza ari bugufi bwacu, kandi yaratubwiye ati ndi kumwe namwe iminsi yose. Barokore bene data, ndagira ngo tube maso, tube maso, duhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, dukunde gusenga, dukunde ijambo ry'Imana, kandi twirinde. Niwirinda uzarya ibyiza byo mu gihugu. Haleluya, haleluya. Ingororano zirahari, ingororano z'abera zirahari. Si uko tutazahura n'ibigeragezo bitubabaza kandi turi muri iyi si, ariko Imana izahagararana natwe. Nababwiye ngo ntabwo tuzapfa twishwa n'ibigeragezo, tuzarama. Haleluya, tuzakomera, data azatugirira neza. Haleluya. Urahari? Uhagaze ute? Urashikamye? Abasogokuruza ko baciwe imitwe, baciwe ibihanga, batewe amabuye, ariko bagahagarara bize bavuga ngo ibyo twiringiye turacyabirimo. Ba Daniyeli ko bageze mu rwobo rw'intare. Haleluya. Uyu ntabarangaze kuko afite gahunda saa 8 agiye kugenda. Ba Daniyeli ko bageze mu rwobo rw'intare kubera gukiranuka. Yosefu ko yageze mu nzu y'imbohe kubera gukiranuka. Ibihamya turabifite, ariko se natwe byatubaho? Ariko se nawe wagerayo? Ariko se nawe urakomeye ku buryo utagwa? Iyumve, iyumve. Bwira mugenzi wawe turumva ukomeye. Mbariza uturumva ukomeye? Urumva ukomeye ku buryo no ku munsi mubi wahagarara? No ku munsi mubi wahagarara? Uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Ndarangije. Navuze kuwibwira ko ahagaze, ariko kandi hari n'abandi barambaraye bagipfiriye mu byaha. Nabwiraga bahagaze ngo birinde, kuko ibyashyikiye abandi namwe byabashyikira. Ariko hari abandi bakiri mu rupfu, bakiri mu byaha, nibo ngiye kubanza gusengera kugira ngo natwe tugikomeje uru rugendo, dukomeze kandi dukomeye. Kare nababwiye ngo ibigerageza Imana ijya yemera ko bitubaho, kandi ni ishuri ry'umugenzi, kandi iyo wize neza uratsinda. Iyo turi muri examen, umuntu wese areba urupapuro rwe. Bwira mugenzi wawe utireba urupapuro rwawe. Ibyo bakubajije ni ibyawe, wireba ibyanjye. Mu ishuri ahantu twagendaga, abize murabizi, twajyaga tujya mu masare, ugasanga wicaranye n'umwana mutigana mu ishuri rimwe, ugasanga we ari gukora shimi, wenda weho uri gukora mati. Ubu rero turi ku bizamini bitandukanye. Shaka urebe imbere yawe, kuko iruhande rwawe hari mate, hari bioshimi, mbese hari ibintu bigiye bitandukanye. Ntabwo ibyo bakubajije ntabwo ari byo bamubajije, nta gukopera kuriho. Cunga sana, reba urupapuro rwawe. Haleluya. Nta ugukopeza. Hagarara neza mu kizamini urimo, uza gutanga urupapuro wanditseho. Siko bimeze, kuko mwarimu warahara azakosora, kandi
azakosora ibyawe akosore n'ibyanjye. Biratandukanye. Dufite ibigeragezo bitandukanye. Uwaguha kwiga ukiga wenda igifaransa bakaguha imibare ngo bariyo usubizamo, ntabwo washobora kugira icyo wandika. Niyo mpamvu umuntu wese yifitiye icyo kigeragezo ntukakifuze kuko ntiwagishobora. Wagishobora icyo yaguhaye izi kugishoboye, wireba icyanjye ntiwagishobora. Kandi iyo umuntu areba undi abona ahiriwe, abona we ntacyo afite, ariko nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Ntacyo wisangije, bene wanyu bo hirya ho baragifite, nabo inyuma ku ntebe y'inyuma baragifite, wenda no ku ntebe yo hagati. Wikwirirwa rero utaka uvuza induru. Esawu yatanze umugabane we w'ubutware, yari umwana w'imfura, ariko agushwa n'ibishyimbo n'ubugari. Maze Yakobo afata umugabane wa sha. Uzi ko hari abantu bari kugushwa n'ibyo kurya? Uzi ko hari abantu bari kugushwa n'amavuta? Uzi ko hari abantu bari kugushwa n'ubukene ukagira ngo ntituzabusohokamo? Ntabwo tuzabuheramo. N'Imana ikura umutindi ahantu ho ku cyavu, yarangiza ikamwicazanya n'ibikomangoma. Nimba uri mu bukene uzabuvamo, ariko hagarara neza utagurisha umugabane wawe kubera ibishyimbo. Haleluya! Wigurisha umugabane wawe ku byo kurya by'umunsi umwe, warangiza ukerekana ubwambure bwawe kubera ibyo kurya by'umunsi umwe. Umva, hagarara ushikamye, Imana izagutabara, ariko izagusanga mu nzira yo gukiranuka. Haleluya! Yaremeye arabitanga. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yararize mu gihe cyo gutanga umugisha. Isa agiye gutanga umugisha, yasanze yamaze kugurisha ubutware bwe. Umugisha ujya kuri Yakobo. Ndagira ngo mbabwire, agakiza twamenye, agakiza twakiriye, agakiza dutunze mu mitima yacu, agakiza Imana yaduhereye ubuntu, ntimuzagakereze. Karimo ubutware bwose buzaduhesha kuba muri iyi si neza, bukaduhesha n'ijuru tuzatahamo. Imana ibagirire neza. Mwigurisha ubutware kubera ibyo kurya by'umunsi umwe, kubera ubukene, kubera kutabona amafaranga y'inzu rimwe. Imana izaca inzira, izagucira kanzu uzayishyura. Kubera kubura amafaranga yo kwishyurira umwana, Imana izagucira kanzu aziga. Abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Haleluya! Bazigishwa n'Uwiteka. Ariko hagarara ushikamye, udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ugume mu byo wizeye, hatagira ugutwara ikamba ryawe, ikamba ry'ubugingo. Imana ibaha umugisha. Ngiye kuhamagara ibi bintu byarebaga cyane cyane abitwa ko bahagaze, abitwa ko bamenye Imana, ngo mwirinde munarebe ko mugihagaze. Ndagira ngo umuntu utarakizwa ahaguruke. Umuntu yumva atarakizwa cyangwa agenda n'ibyaha, ahaguruke tumusengera Imana. Ntimwishuke, umuntu udakiranukira Imana ntazabona Imana. N'imigisha tuvuga tujya tubabwira abantu bose bagasama bakishima, ndagira ngo nkubwire bose siko bazayibona. Ariko Imana izabayo, kandi abana bayirabazi. Imana izi umutima uyikunda, izi umutima uyubaha. Wubaha Imana, ukora ibyo gukiranuka. Haguruka tugusengera Imana, tugusabira Imana imbabazi. Ntuzabona Imana, ntuzabona amahoro ukigendera mu byaha. Ndagira ngo nkubwire ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka avuga. Murishuka, nta mahoro muzabonera mu byaha. Amafaranga twayashaka mu bundi buryo butarimo gukiranuka, ariko nta mahoro muzabona. Wasambana ukibesha ko wina
byawe cyangwa no mu miruho yawe, ngwino tugusengera Imana. Muze mutambuke inshuti zanjye. Va mu byaha ubona agakiza, va mu byaha ubona amahoro. Imana yonyine niyo itanga amahoro. Abantu barishuka bagenda barapfuye, ariko Kristo ari hano kugira ngo aguhe ubugingo, ari hano kugira ngo aguhe ubuzima. Tukiri mu by'ubu buzima tujya tumuboneramo amahoro, tukiri mu by'ubu buzima tujya tumuboneramo ibyishimo, ariko nta byishimo ku munyabyaha, niko Uwiteka avuga. Nta n'amahoro, niko Uwiteka avuga. Ibyaha birica, byica n'umubiri, ariko kandi bikica n'ubugingo. Ndagira ngo nkubwire, ntutinye amaso y'aba bantu, tinya uwica ubugingo akica n'umubiri. Ndagira ngo utambuke, uwica ubugingo akica n'umubiri. N'Imana yo gutinywa. Nta muntu azi ibiri mu mutima wawe, nta muntu azi imigambi iri mu mutima wawe, ariko Imana ntihishwa. Imana ibireba nk'ibitwikuruwe, ibyo ukora mu mwijima Imana irabizi. Ndagira ngo utambuke tugusengera Imana, kuko ubuntu bwabonetse bwo kugukiza kugira ngo ube uwera. Tambuka, tambuka, tambuka. Data arashaka ko mubona ubugingo ndetse bwinshi. Ibyaha birica, nta mahoro y'abanyabyaha. Uribeshya, wasabye n'uruhushya, waje no gusenga kuko ari ku cyumweru, ariko ntiwaje kuko ufite agakiza. Ngwino ubona agakiza. Tola sevai de paya rekene alava pikalada sevai. Ndagira ngo uze, ngwino nawe waje kuko ari ku cyumweru, ukunda n'indirimbo baririmba, ukunda na hano hantu, ariko agakiza ntako. Byarakunaniye ibyaha, urabinywa nk'amazi. Ndagira ngo uze nshuti yanjye, ubuntu bwabonetse bwo gukiza abanyabyaha. Ngwino tugusengera Imana, ngwino wiyongere kuri abo. Nicyo cyazanye Kristo. Niyo mpamvu Petero yabwiye Koroneli ibya Kristo, hanyuma bagakira, hanyuma bakuzura umwuka wera w'Imana. Yaramubwiye amagambo amukiza, nabo bari bari kumwe bose barakira. Ndagira ngo nawe wumvise aya magambo uzukire, uzukizwe, uve mu rupfu rw'ibyaha. Ngwino nawe, nukuri nawe uracyahari. Wikwihagararaho, aha twese twarahanyuze. Nta busore butari ubwo gukorera Imana, nta busore butari ubwo kubaha Imana, nta bugabo butarimo kubaha Imana. Ntacyo buvuze, ariko kakanya nuhindukirira Imana urabona ubwiza bw'Imana, kandi iraguha agaciro isi itabasha kuguha. Ndagira ngo uze, ndakwinginga nawe nguze. Ngwino tugusengere nshuti yanjye. Ngwino ubona amahoro, ngwino ubona agakiza, ngwino uve mu byaha, ngwino uve mu busambanyi, ngwino uve mu businzi, ngwino uve mu kwikinisha, ngwino uve mu byangwa n'amaso y'Uwiteka. Ngwino kuko ibyo bizakurimbura, ariko Kristo arashaka kuguha agakiza kuzuye. Ngwino nshuti yanjye, ngwino. Amahoro meza abonwa muri Kristo Yesu. Amahoro yuzuye ari muri Kristo. Ayiya, twarahindutse, twarasogongeye, tumenya ko Umwami agira neza, twaranyoye, twaragotomewe, turuzuye. Iwo telasevai de paya. Ntabwo tugifite inyota y'isi, ahubwo twanyoye ku mazi amara inyota. Ndagira ngo nawe uze, ngwino ubone Kristo, ngwino ubone ko haleluya akumurikire. Dore telasevai de paya. Ngwino ubone ubwenge. Kumenya Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ngwino ubone ubwenge buzima, ubundi bwitwa inyuguti, kandi inyuguti zirica, ariko kumenya Imana byonyine, aho niho hari mu bwenge. Ndagira ngo uze hano nawe, ngwino nshuti yanjye. Dutinda tugira ngo hagire undi muntu aza, kuko aba nibo Data yadutumye. Dutinda muri aya magambo tugihamagara tugira ngo udacikanwa, kuko Satani azi gufata imitima. Uwawe nawe nurekuke kugira ngo uze tugusengere. Ngwino niwe warusigaye, ngwino niwe warusigaye. Ndakwinginze, Imana iguha umugisha mukobwa mwiza. Nawe ngwino sha, ngwino musore mwiza, ngwino ube mu bakijijwe, ngwino ube mu batoranijwe, ngwino ube n'agakiza ku buntu, ngwino ube n'imbabazi z'Imana, kuko imbabazi ziracyariho. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo tube maso,
tube maso, tube maso, tube maso. Dukomere Imana yacu amashyi. Ngiye guhamagara umushumba n'umundi kugira ngo abasengere, ariko nawe uze. Uyu munsi ni uwawe, n'umunsi wo gukirizwamo, n'umunsi wo kwemererwamo. Nawe uze, ngiye guhamagara umushumba aze abasengere, hanyuma abandi nabo araza kubasengera. Arabasengera iki? Arabasengera ngo mubone imbaraga zo kwihanganira ibibagerageza. Muzahasohokamo igihe gikwiriye. Ntimuzavamo umunyeshuri umwaka iyo utangiye asohokamo umwaka urangiye. Nubwo byagenda gute, ntavamo umwaka utararangira. Ntuzibeshye, mu gihe gikwiriye icyo Kristo yagennye uzakivamo, ariko nuhagarara neza ntuzakigwamo, uzavamo kandi neza utanutse n'imyotsi. Imana ihawe icyubahiro. Dukomere Imana amashyi menshi cyane ku bwa bene data. Haleluya. Isi ntuyemo n'umubiri nambaye gifatanirije hamwe kumbera ibirushya. Umwanzi Satani nawe arandwanya cyane, anyereka isi ya none namaze kuyivamo. Yewe Yesu Kristo umwana w'Imana, manura umwuka n'umuriro, hembura itorero. Tugeze mu bihe biruhije, Pawulo yavuze, mukwe wakoye ikirenga, tabara umugeni. Haleluya. Uyu mubiri n'iyi si bijya bigorana, bigatuma ubushake bw'Imana buduca ku ruhande, tugakora ubushake bw'isi n'umubiri. Kandi uyu mubiri ni ubutaka, uzasubira mu butaka, ariko ubugingo Imana yahumekeye muri twe nibwo buzabona Imana. Satani rero akoresha uyu mubiri n'iyi si turimo, amaso yacu akareba ukundi kuntu, bigatuma duhusha umugambi w'Imana. Ariko Imana ihabwa icyo mwebwe ihamagaye, tugiye kubasabira, tugiye kubasengera kugira ngo mugendere mu mugambi w'Imana. Satani ahombe, Gehinomu ihombe, ijuru ryunguke mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ngo umwe gusa yemeye kwesa n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ngo mu ijuru impundu ziravuga, abamarayika bagasubiza inyuma amababa, bakarimba amajwi 12, kuko umwe ahindukiriye umukiza Yesu. Murakoze, mwakoze kumva iri jwi ribaburira, ribahamagara, kandi mukumva mukanumvira. Iyi Mana ibahamagaye niyo kwizerwa, no gukora bya bindi zabikora, izaringaniye ibitaringanize, ibicagasi zabyuzuza, ibyo mutabonye mu gihe cya runaka, mu gihe cy'imiryango hirya no hino mu nzira munyuramo. Imana igiye kwironkera inzira, kandi igihe cy'ikora ku buzima bwanyu, ibakize n'indwara, ibakize n'ibyaha, mubaragwa w'ubugingo mu izina rya Yesu. Rero ijambo ry'Imana ratubwira ngo gukizwa n'iki? Haleluya. Nukurika ikibuga kora ikiza, kandi mwumvise murumvira, niyo mpamvu ugiye kurya ibyiza byo mu gihugu. Ariko mwatuza akanwa kanyu, mwizeze umutima, muvuge ko Yesu ari umwami w'ubugingo bwanyu. Amen. Ko mukijijwe, kandi kuva uyu munsi imigozi ya Satani n'abadayimoni n'imirimo mibi itandukanye n'ubuzima bwanyu mu izina rya Yesu, kuko Yesu wamwizeye agiye kubabera impongano z'ibyaha byose mwakoze. Amen. Nimuvuge ngo Mana yacu, mu izina rya Yesu turagushimye, imbabazi zawe zitugezeho, kuko twaziboneye muri Kristo Yesu. Aka kanya kubw'ijambo ryawe utubabarire ibyaha byacu, kandi kuva uyu munsi uduha ubwenge, uduha amaso abona n'amatwi yumva, n'ururimi rwacu ruhamye ko Kristo ari umwami kandi yaducunguye. Ubugingo bwacu mu biganza byera niho tubushyize, ntitukiri abacu ngo twigenge. Umwuka wera we waduhaye twaba ari mu isi, naze ku buzima bwacu, atuyobore kandi adushoboze. Urakoze ko twakiriye, kandi tukaba tugiye kugukorera, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Munambara amaboko nk'ikimenyetso cyo guca bugufi, hanyuma mbasengera Imana. Amaboko yanyu bagire gutya, uciye bugufi mutuvute, mwami ndaje nyakira, ndaje nkoreshe, ndaje gukorere, ndaje kugira ngo mpindure, ngire impinduka shyira ku buzima bwanjye n'abandi bose banzi kandi bazambona. Mana data, mu izina rya Yesu turagushimye, ngabahungu n'abakobwa bawe kandi n'abana bato uhamagaye mu by'ubwami, n'abana bato bakeneye kwigishwa, bakeneye kumenya
Mwuka wera waduhaye umufasha niwe uzabasha kubasobanurira n'ibidasobanutse, niwe uzabasha kubamenyesha iby'ikibi cyose, maze ubatsindire ubaneshereze ubarwanirire, binjire mu bwami bwawe ari ubwoko bukomeye, ari abagabo nyabagabo, ndetse bakwiye kugukorera no kukuvugira n'imbaraga zabo zose n'ubwenge bwabo bwose. Kuva uyu munsi ubafate ubakomeze, kuva uyu munsi bagira igihango nawe mwami w'amahoro, kuko wahamagaye bakitaba. Baha imbaraga n'ubwenge n'ubuhanga no kumenya, ubatsindire ibyabatsindaga, ubarwanyize ibibarwanya, karande na kavuki, imigozi yose wicaye abazimu n'abadayimoni n'imyuka mibi yose y'uburyo butari bumwe ibasha kumananiza muri uru rugendo ndetse no mu buzima bwabo busanzwe. Nibahabwe umugisha, nibagirirwe neza n'Imana, nibahahe baronke, nibashake babone, nibakomange bacingurirwe, nibahinduke ubwoko bukomeye, bahinduke imitwe be kuba imirizo, kandi kuva umunsi ibyo bagiye gukora byose bibabere byiza. Ubugingo bwabo bufate kandi ubukomeze mu izina rya Yesu. Nibaryamana nijoro bajye baryama barota inzozi nziza, n'intekerezo zabo uzifata uzishyire, kugira ngo teritwari y'ubwonko bwabo bitekereze Imana, butekereze kugira neza kwabo kw'Imana, kandi babashe gusohoza umugambi w'Imana nk'uko ubahamagaye. Urakoze data mwiza, urakoze kugize neza, kuko wakwiza kutaheze ngo kunanirwa gukora ni gukora imirimo ikomeye kandi itangaje iruta iyi ngiyi, kuko bo baraje, ahasigaye ni wowe ufite imbaraga, ni wowe ufite ubushobozi, ni wowe ufite kubayobora, kandi Mwuka wera azabikora neza kuko twamuhawe. Urakoze data mwiza, ukoze byiza kandi byinshi ku buzima bwabo, n'ibyo batabonye bagiye kubibona kuko binjiye mu bikari bya data, kandi binjiye mu mugabo ukomeye uzababera byose muri byose. Urakoze kugize neza mungeri mwiza, tuzi neza kumvise gusenga kwacu, kandi byose tubisabye data mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha ko kwiza kw'Imana kwa namwe. Mukurikira amadiyakoni gabariya babaganiriza gatoya mugaruke mu myanya yanyu. Imana ibahe umugisha cyane hariya. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Tugiye gusenga twese kugira ngo twambare imbaraga mu gihe cya none. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ishimwe ya permeri mwabonye hariya aragiye kuko gahunda zigiye cyo gusubira iwabo cyageze, baramujyanye. Ariko yavuze ati gusanga insengero nziza zikomeye cyane ariko zitarimo abantu na gahinda n'umubabaro. We yaradukunze cyane kuko arasenga kandi akabona ko hari ikintu kinyuranye n'icy'abandi. Yaradukunze cyane ko yabonye turabonye Mwuka rero. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yari yasabye ko umusengera Imana, kandi mvuye kumusengera kugira ngo agende umusengeye hari icyo yifuje ku Mana, kandi Imana kimukorere. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nawe inshuti yanjye kwitwa izina, iryo zina ntirigaragaza imbaraga zaryo kuri wowe biragatsindwa. Kwitwa umuntu w'Imana, umuntu w'Imana asa n'Imana, akora nk'Imana, agenda nk'Imana, aravuga Imana igaherekeza icyo avuze, kuko we yaranavuze ngo mu izina rya Yesu turi mu isi icyo tuzahambira ijuru rizagihambira, icyo duhambuye ijuru igihambure. Twahawe ubutware ahubwo tudakoresha. Ni nko kwitwa umuntu w'Imana ntubu w'Imana, ugasanga ahubwo wowe nyine uri muri bya bindi byangiza. Muri twe hakwiye kuvamo ibintu bikiza, n'icyo ukoze kikaba cyiza. Wahura n'umunyamibabaro akishima, wahura n'umuntu yaraga adasinziriye wamuganiza iryo joro agasinzira, kavuga ati nahuye n'Imana n'ukuri kw'Imana. Haleluya. Nanase yahuye nawe araye adasinziriye, ahubwo umubwiye amagambo amuca intege. Hanze aha nta bihumuriza wewe murabizi, mwahure ubundi ukamubwira ibimukindira umutima. Yesu nashimwe cyane. Bwira mugezo ngo itoze kuvuga neza, kandi icyo uzavuga cyose Imana izagishyigikira. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Tugiye guhaguruka dusenga Imana kugira ngo Imana iduhe imbaraga zibasha kunesha isi n'umubiri n'umubi. Ni imbaraga. Ageze ahitwa i Getsemani, ati mfite agahinda kenshi kenda kunyicaha, umutima ubwawo urakunze ariko umubiri ufite intege nke, yiyemeje kubambwa bambirwa abanyabyaha, none Mana yera mweguriye ubugingo bwanjye mu biganza byera, niho mbushyize. Ngo arebye umusaraba w'isoni, arebye akaga n'amakuba n'ibyago ngo umubiri yambaye, uramubwira ngo bira ntibishoboka, saba bice ku ruhande cyangwa bashaka undi muntu babikorera. Ariko ngo iryo yerekwa rivuyeho ngo haza itorero. Haleluya. Haza izina risumba n'amazina yose, haza ubutware mu ijuru no mu isi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwari muzi ko nyuma y'imibabaro hari ibyiza?
ntukangwe n'ibikubabaje n'ibikugoye bya buri munsi. Reka nkubwire, ni wihangana ugashinyiriza imbaraga z'Imana zikamanuka zikagushoboza, uzarya ibyiza, uzabona ibyiza, uzabona intsinzi. Na Yesu yarihanganye ngo imbaraga z'Imana zimanutse ahawe ubutware, ngo nibwo abwira abigishwa bati muhaguruke tugende sha, byarangiye, natsinze isi n'umubiri n'umubi. Yesu nashimwe cyane, ati kandi mwishimwe munezere mushaka muryame musinzire kuko nanesheje. Ntago yanesheje atabanje kuneshwa. Uyu mubiri uratugora ukaturushya, ariko uwo mubiri imbaraga z'Imana iyo zawumanukiye utsinde cyagutsindaga, uhamyaho tahamyaga. Amen, amen. Izo mbaraga z'umwuka warazimanukiye. Petero avuga ati uwo mwishe mukamubamba ni ukoze ibingi bimureba. Ntago ari hira twasinze sha, ntago twanywera urwagwa, ahubwo hari izindi mbaraga zatumanukiye. Iri ni isezerano. Mwahaguruke twakira isezerano ry'imbaraga ziruta izindi. Duhagare turi abagabo nyabagabo. Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Hindukira ubwira mugenzi ngo Imana itubabarire, iturebere mu gise cy'amaraso y'Igorigota. Ye kuduca. Jambo ryawe ni itabaza, jambo ryawe ni amavuta n'inyundo n'inkota, jambo ryawe ryihindura bikurikije icyo rikwiye gukora. Reka imbaraga zawe zibasha gusohoresha umugambi wawe uyu mubiri. Mwami w'amahoro, umuhungu n'umukobwa wawe, abangaba bari imbere yawe, abo wihamagariye, abo washizeho ikimenyetso, abo wahamagaje ikivugirizo, wabafatije umurunga w'urukundo, mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera w'Imana, mwuka wera ushobora byose, mwuka w'Imana umujyanama, mwuka wera uduha imbaraga zo gushira ubwoba n'amanga, tukavuga tugahamya, tugahagarara neza twemye, tukavuga imbaraga n'ukomera kw'Imana yacu. Reka manukira ubwoko bwawe, maze akora imirimo ikomeye kandi itangaje, adutsinde, atuneshereze kandi aturwanirire, adushireho inzira, atwimanye mu maboko ya Satani n'abazimu n'abadayimoni n'imbaraga mbi zose n'intekerezo mbi. Aturinze ikibi, atuzanira icyiza, adushyira ahagutse ahirengeye, kugira ngo amahanga yose nareba atinye, amenye ko hari ubwoko bukomeye bufite Imana yabaho umutabazi, bufite Imana yaho umurengezi, kandi bufite Imana iburwanira ku manywa na nijoro. Girira neza ubwoko bwawe, abahungu n'abakobwa bawe, bambika imbaraga kandi batsindire kuva umunsi w'abagabo nyabagabo, bakora imirimo myiza gukiranuka no gusohoza umugambi wawe, kandi icyo bakoze byose bibabere byiza, kuko ari abaragwa b'umugisha, ari abaragwa b'umugingo. Kandi turi mu rugendo twerekeza iwacu mu ijuru, ngo abamarayika, ibizima n'abakuru baradutegereje, n'abatubanjirije ngo bose barategereje, kugira ngo tuzahabwe, tuzaraganwe ibyasezeranijwe. Nyemerera abahungu n'abakobwa bawe, kandi wongere ubashyireho inyenyeri, wongere ubashyireho umucyo wawe, ubashyireho ikindi kimenyetso cy'ubudahangarwa. Satani wabatwazaga igitugu ubatsinde, menagure, vunagure, twice, senye, kongore, urimbure, kureho, hanagura ikibi cyose. Bababera maso yawe kandi imitima yabo uyishire cyane, kugira ngo Mwami isoze umugambi wawe. Urakoze, urakarama kubwo ijambo ryawe, urihira uriho umugisha, kandi umukozi wawe wanyurijemo nawe umuha umugisha, umwongera imbaraga n'inkomezi. Tugukomeye amashyi ku bwa byose, kandi tugukurira ubwatsi kubikoze mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen.